wategeka bigakomera uwangira tukamumeka ubuntu bwawe abasugirira ukuri ijambo ryawe n'ukuri nukubesha ntiwivuguruza Mana simwe si kabiri uvuga bikaba wategeka bigakomera uba ndiho ukamumeka ubuntu bwawe ntibwabazungirira wowe n'ukuri ntukubesha ntiwivuguruza Nyura ubikomeye ubwize ukora bugufi amara bizitwashira ikije hafi n'amasezerano nyura ubikomeye
ndabaza Moise ndetse nkabaza na Samuel, mbese uzi ko wavuye mu rupfu ukaba warinjiye mu bugingo buhoraho kandi ko umwuka wera aba muri wowe? Ndabizi. Amashyi menshi cyane. Mbese wizeye n'umutima wawe wose yuko Imana yaguhamagaye ngo wuzuze imirimo yayo? Mbese wiringira ko Bibiliya yera ari umuyobozi w'umwizera wese mu kwizera no gukora, kandi ko irimo ibikwiriye byose mu kwigisha agakiza kabonerwa mu kwizera Yesu Kristo? Wemeye kandi ko uzabwiriza, ugahugura, ugahana ukurikije ijambo ry'Imana? Niko niringira kandi niko nemera. Niko niringira kandi niko nemera. Mbese wemera n'umutima wawe wose udashidikanya ko ijambo ry'Imana rivuga ku byerekeye kwezwa no kubatizwa n'umwuka wera? Ndabyemera. Ndabyemera. Mbese wiyumvamo ko Imana yaguhamagariye kuvuga ubutumwa bwiza? Byiyumvamo. Byiyumvamo. Wowe Moise nawe Samuel, nk'uko itorero ribiguhamagariye mu mibereho yawe ya gikristo no kubera impano wahawe n'Imana ubwawe, usezeranye kuzakoresha impano yawe nk'uko Imana ishaka? Niko mbisezeranye. Niko mbisezeranye. Reka rero ibyo ni bimwe mu byo biyemereye, hanyuma reka twumve amasezerano yabo bagiye gukora imbere y'iteraniro. Reka duhere kuri Moise. Ngewe Sindayiga Moise nemeye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere y'itorero ryayo ko ngiye kuba umugabuzi w'ijambo ry'Imana nkurikije uko Yesu Kristo yabitegetse, intumwa ze nkabikorana umurava n'umwete kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi, kandi nita ku bo nshinzwe. Niyemeje gukurikiza imyemerere y'itorero Seyira Community Church, kubaha Imana, kubaha umushumba mukuru umwepiskopi umpaye ubushumba, kubaha ubuyobozi bw'itorero, kubaha no gukorana neza na bagenzi banjye, gukora umurimo w'Imana aho nsoherezwa n'ubuyobozi bw'itorero Seyira Community Church, no kuba intangarugero kubo nzayobora. Umwami wacu Yesu Kristo we muyobozi mukuru w'itorero rye azabifashemo. Bizimana Samuel, nemeye ku bushake bwanjye kwakirwa nk'umushumba mu itorero Seyira Community Church, nkaba ntazigera njya inyuma y'umurongo waryo, kandi nkazaharanira icyariteza imbere, nubaha Imana kandi nubahiriza amategeko n'amabwiriza birigenga, harimo imyemerere n'amahame bigenga Seyira Community Church, kubahiriza ibiranga umupasiteri wa Seyira Community Church, kwemera guhanwa no gukosorwa igihe bibaye ngombwa, gutanga umusanzu mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu iterambere ry'itorero, kubaha umwepiskopi n'izindi nzego z'ubuyobozi, kwemera gutumwa ariho hose n'ubuyobozi, gukunda no gukundisha abandi itorero Seyira Community Church. Nzaharanira kuba umwizerwa muri byose, nzirinda kandi ikintu cyose cyazana amacakubiri mu itorero Seyira Community Church n'ahandi hose. Umwami wacu Yesu Kristo we muyobozi mukuru w'itorero rye azabifashemo. Amen. Kandi umugisha. Hanyuma nagira ngo rero duse naho mu by'ukuri tugiye kubaha ibirango by'itorero. Tugira ibirango bibiri cyangwa se bitatu. Tugira ikirango cya Paul,
iriya yambikwa mu ishati nk'uko mwabyumvise haruguru, tukagira n'umusaraba mutoya ushyirwa ku ishati, ariko tukagira n'umwambaro dukoresha mu gihe cy'iminsi mikuru ndetse no mu gihe cy'imihango y'itorero nk'uyu nguyu wo gusengera abashumba. Aba rero nagira ngo mbasobanurire mu ncamake iki ni ikimenyetso cy'uko uhawe ubushumba bwo kuyobora, uhawe ubushobozi bwo kuyobora abana, abakuze n'abashaje. Turamushyikiriza n'umusaraba nk'ikimenyetso cy'imbaraga z'umurimo ugiye gukora. Uko twabivuze umushumba mu itorero Ruseyira agira n'umwambaro akoresha igihe cy'imihango y'itorero ndetse n'igihe cy'iminsi mikuru y'itorero igenwe, harimo Pentecote, harimo Noheli, Pasika, kugira ngo ashobore kuwukoresha muri iyo minsi. Niyo mpamvu rero Moise ugiye kugushyikiriza uwo mwambaro ariyo kanzu. Iki ni ikimenyetso cy'uko uhawe ubushobozi bwo kuyobora abana, abakuze n'abashaje. Amen.
akira umusaraba nk'ikimenyetso cy'imbaraga z'umurimo ugiye gukora. Nayo ni ikanzu cyangwa se umwambaro azajya akoresha mu gihe cy'imihango y'itorero ndetse n'indi minsi mikuru igenwe. Akira uyu mwambaro. Bishop Mutabaruka Aphrodis, mushumba mukuru w'itorero Sera Community Church, watorenerijwe kuriyobora nishingiye ku bubasha mpabwa n'Imana nubwo mpabwa n'itorero Sera Community Church, nemeje ko wowe Moses Sindayigaya ubaye umushumba mu itorero Sera Community Church. Nemeje kandi ko nateshuka ku mahame n'imyemerere y'itorero Sera n'inshingano ahawe ubuyobozi bw'itorero bushingiye ku mategeko arigenga, uzafata umwanzuro wo kumwambura inshingano n'ibimenyetso biranga umupasiteri muri Sera. Yewe ubwanjye cyangwa uzasimbura nyuma yo kugisha inama abanyamuryango shingiro ba Sera na komite mu rwego rw'igihugu, zemeza ko yambuwe izo nshingano z'ubushumba ahawe uyu munsi anatakaze iryo zina muri Sera. Yewe Bishop Mutabaruka Aphrodis, mushumba w'itorero Sera Community Church, watoranirijwe kuriyobora inshingiye ku bubasha mpabwa n'Imana nubwo mpabwa n'itorero Sera, nemeje ko Samuel Bizimana yakiriwe mu itorero Sera nk'umushumba. Nemeje kandi ko nateshwa ku mahame n'imyemerere ya Sera n'inshingano ahawe ubuyobozi bw'itorero bushingiye ku mategeko arigenga, uzafata umwanzuro wo kumwambura inshingano n'ibimenyetso biranga pasiteri muri Sera. Yewe ubwanjye cyangwa uzansimbura nyuma yo kugisha inama abanyamuryango shingiro ba Sera na komite mu rwego rw'igihugu, nzemeza ko yambuwe inshingano z'ubushumba ahawe uyu munsi anatakaze iryo zina muri Sera. Hano ahari nsabe kugira ngo bapfukame, hanyuma nsabe pasiteri wa Makuba ndetse nsabe na pasiteri Doye kugira ngo baze hano imbere. Mana wemeye ko uyu munsi ubaho, Mana datushobora byose wemeye ko bene data batera ikirenge mu cyacu kugira ngo umwaka w'amahoro bagabura ibyawe. Aka kanya turabasengeye Mana datushobora byose, reka ubahe imbaraga kandi reka bashobozwe nawe mu byo bazakora byose. Mana y'amahoro, byiringiro byacu, reka uzabane nabo mu ngendo bazakora bajya kuvuga ubutumwa bwawe. Reka uzabane nabo nyakubahwa aho bazagenda hose, kandi Imana datushobora byose reka ubungura ubwenge, reka umucyo wawe ari ubamurikira mu byo bakora byose, kugira ngo Mana datushobora byose barusheho kugukorera. Turasaba umwuka wawe wera ngo abane nabo,
kandi data byose ubahe kugukorera batizigama, byose babikora bategereje ingororano bazabona mu ijuru. Urakoze rero, ukomeze kubana nabo kandi ukomeze kubagirira neza, ukomeze kubafasha muri byose. Byose bisabye nizeye izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kandi data mwiza, turagushima kuko uri Imana ishobora byose, Imana itareba nk'abantu, Imana nziza, Imana ikiranuka, kandi twiringiye kuzabashoboza ayo masezerano Imana yacu ni amasezerano koko kandi arakomeye, uri urugendo ruraruhije, ariko umwami Imana yacu turabizi neza yuko ufasha ukuboko ukamurekura nuko bashyigikira ibiti ku Mana nyir'ingabo. Urakoze data mwiza, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu. Bana data ushobora byose, Bana yaremye ijuru n'isi, mwami w'amahoro, byiringiro byacu, turagushimiye ku munsi nk'uyu mwiza 2023 azahabwa inshingano zo gukora umurimo mu itorero Seyira kugira ngo azisohoze neza. Turagushimira muri uru rugendo rwe rw'ivugabutumwa n'ubundi akomereje hano muri Seyira kugira ngo uzamushoboze nk'umushumba. Turagushimye rero kuko Mana uzamushoboza, mbaraga zawe n'icyubahiro cyawe bikaba ku buzima bwe, mbaraga zo mu ijuru zikaba ku mibereho ye n'iy'urugo rwe, kandi imigisha yose ituruka ahera hawe ihita imuzaho. Uyu munsi Mana turamusabira umugisha, yinjiye mu nshingano zo kwakira abantu, yinjiye mu nshingano zo guhumuriza abantu, yinjiye mu nshingano zidusaba rimwe na rimwe gufasha abantu mu bibazo bafite. Mana musabiye ubushobozi, musabiye ubutunzi, kandi musabiye icyubahiro gituruka ahera hawe, cyane cyane icyubahiro cyo kuzakubona kugira ngo azahimbaze izina ryawe. Niko nsengeye n'umugaragu wawe Samuel twakiriye ku munsi wa none mu itorero Seyira kugira ngo umushoboze. Umucyo wawe n'ubwiza bwawe nibimubeho, kandi gukora kwawe no gukomera kwawe bari byo biba ku buzima bwabo. Yemerere Mana bakomeze bagirirwe neza nawe, kandi icyubahiro cyawe gikomeze kibabeho. Uwiteka Imana ishobora byose ibaha umugisha kandi bagirire neza. Uwiteka abarebe neza, Uwiteka bashoboze muri izi nshingano nshya mugiyemo. Uwiteka abaha umugisha mu miryango yanyu, Uwiteka abaha umugisha ibyo mugerageza gukora byose. Uwiteka abaha igikundiro imbere y'itorero n'iteraniro, Uwiteka abaha igikundiro imbere y'abana banyu n'abadamu banyu, Uwiteka abaha igikundiro muri karitsiye mutuyemo, Uwiteka abaha igikundiro mu gihugu murimo, Uwiteka bagurira imbago hirya no hino. Bibasabiye nizeye kandi niringiye ko Uwiteka ari bubikore mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Kamanze mfate agafoto ka
bashima Imana abashumba bacu barangije ene hakore n'indirimbo imwe. Remana isumba byose gendo munyanege sikondo umwe mukeya agufite Haleluya, haleluya. Abantu mwese tuziranye murabizi ko nzi gutera haleluya. Rero reka nyitere kandi munyikirize. Haleluya! Amen. Dufite ishimwe rikomeye. Uyu munsi urakomeye kandi urahenze. Hari ibintu byinshi umuntu yavuga ariko turavuga gatoya ni nk'agatonyanga. Cyambere isezerano ryo ko nzaba umushumba nari ndifite kuva muri 97. Hashize imyaka 26. Mu myaka 26 iyo ninda buriya nagendanaga, ndashima Imana ko ivutse. Haleluya. Kabivutse nta teobari ikoreshejwe, kabinavutse nta cesarienne. Haleluya. Ahubwo ivutse uko yagombaga kuvuka. Mumere Imana icyubahiro. Cya kabiri ni ikintu gikomeye. Muze Pastor Samuel yaravuze ngo kwa gatanu itariki zingahe yavuze 7. Avuga rugendo rw'Imana nibyo yakoze, ariko twebwe harimo ishimwe riremereye kuko ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10 kwa gatanu 2011 twebwe nibwo twubatse urugo. Bango uyu munsi uhuye neza rwose. Ni ibirori n'ubundi byo gusezerana na Kristo ko tuzamukorera, kuko n'ubundi ku izi tariki muri 2011 nasezeranaga n'umufasha wanjye ko tuzabana iteka. Haleluya. Ndashima Uwiteka rero, kandi nagize umugisha ukomeye. Muzehe databukwe n'amabukwe nababonye baje rwose, Imana ibaho umugisha. Ndashima Uwiteka rero, ari igihe bagushyingira umukobwa agacuyuka akamera nabi, kajya bawari wawe baza gukiza. Ndashima Imana ko bataritaba telefone yanjye cyangwa uyu mudamu. Haleluya. Ayo baritaba nta niyo bazitaba, imeze gutyo bazitaba izibyiza. Amen. Haleluya. Nongera kandi gushimira by'umwihariko bikomeye. Ndasaba iteraniro mwese murantiza ibiganza mwerekeza hano, ntago mutunga ahubwo murerekeza hano kuko nta muntu utunga bakuri ibiganza. Murerekeza hano ibiganza. Dusaba umugisha iyi ntebe iyobowe na nyakubahwa Bishop, kuko bemeye kumvira umwuka w'Imana bagakoreshwa n'umwuka n'Imana yabahamagaye bagasoza iyerekwa n'imvugo y'Imana kuri jewe. Haleluya. Muvuge ngo Imana ibahe kurama, kandi ibyo bakeneye byose bakiri mu isi bazabibona. Haleluya. Navuga byinshi kuko ngewe biransagutse. Muzehe impamvu bamwakiye yarasanzwe ari umushumba, ariko ngewe ubu ngubu ibintu byahindutse rwose, nabaye umuntu mushya. Haleluya. Haleluya.
urumva rero birakomeye. Ni nayo mpamvu nababwiraga ngo muzaze mwese dusangire. Bingana nuko nari nakoze ubukwe, ubu birahebuje kuko noneho nabikoranye n'umudamu wanjye, kandi noneho twasezeranye na Kristo kumukorera. Ni ibintu bihenze. Nagiraga ngo rero mu izina ry'umuryango wanjye no mu izina ryanjye bwite, nanjye nyakubahwa mushumba, nari ngiye kuvuga ngo twamugeneye impano, ariko kandi mfite n'abana. Abana banjye baze hano. Buri gihe nkunda kubiseguraho nkababwira ngo ngira abatoya nkagira n'abakuru. Nkunda no kubivuga cyane kugira ngo bitaza bebe muze hano. Harabura undi nawe. Hanyuma kandi nkunda kubivuga, abantu benshi nimujya munabyumva ntimuzajye mwibaza impamvu. Nkavuga ngo mfite abana benshi nkagarukira aho ngaho. Najyaga mvuga ngo mfite abana abangaba, nkavuga abo nabyaye mu nda, nkavuga n'abo ndera. Igihe kimwe Imana irangenderera irambuza, irambwira ngo n'abo ngabo n'abawe bazitwa abawe ryari bwo ubatandukanye. Bintera rero kubihindura, nkavuga ngo mfite benshi mu rwego rwo kwirinda gukonfuzinga abantu, kugira ngo nimvuga ngo mfite abana 16 cyangwa na 4, abantu batibaza ko nabyaye abana benshi bikabacanga, cyangwa nabazi umubare w'urubyaro mbyaye nabo bikaba byabajyana kure. Ariko abo duturanye barabizi ko iwanjye ngira abana benshi. Hari abo maze gushyingira, hari abo nyirera mu rugo, kandi iyo mbivuze ntago mvuga mbeshya. Ndabashyingira, niba ari umusore nkamusabira, nkamukwera, nkamukorera byose bingana n'iby'umubyeyi akorera umwana. Niba ari uwiga nkamwishyurira, yaba ari segonderi cyangwa kuri kaminuza, bitewe nuko Imana yabigenje. Hari n'abashyingiwe bashobora kuba bari mu materaniro, hari na wenda n'abatarashyingirwa ariko bahagurukiraho bari, nabo barahari ndabizi. Ndumva ari ibyo, bahaguruke. Abahari muhaguruke. Abana bose bazi ko ari abanjye pana atari abatwererana, bahaguruke. Ndabara 3 mutere haleluya aho muri. 2 3. Amen. Rwose nyakubahwa mushumba, ntago tuzibagirwa iki muzewe yavuze ngo aho muzamwohereza hose, ati nzajyayo, kandi arashaje. Rero nzagenda 2 kubera ko ndacyafite imbaraga, kandi numva umuhamagaro wa Kristo undimo, niteguye gukorera Imana nkuko yampamagaye. Mfite diplome irenze imwe, ariko sinigeze njya kudepoza kuko namenye neza ko mfite umuhamagaro. Nzakoresha umuhamagaro kandi Kristo azambeshaho. Ntabwo nzatuburira abantu, ahubwo Imana izangenera ibinkwiriye. Nyakubahwa mushumba, mwemerere mwegere hafi, ndetse n'umufasha, muze tubashyikirize impano, tubashimira, tuzirikana ineza yanyu ndetse n'ibiganza byanyu byera biduhesheje umugisha. Mwegere hafi. Irafina. Atwereka tubahe impano kugira ngo bashobore gukora uyu murimo bavuga ijambo, ndetse bafite n'ibibakwiriye byo kuririmba. Hakore babishoje, ubwo twangira ngo hakore ntayihari, nta korasi n'indirimbo twabasabye. Bayishoje twese tureta duhaguruka, muraza kutwemerera rwose tuze gusohoka nk'uko twinjiye. Biraza kugorana ahari sohoka,
muratwemerera rwose nk'abari hariya ku mukirisitu. Mana data ushobora byose, Mana yaremye ijuru n'isi, mukunzi wacu turagushimiye, waduhaye ibihe byiza muri uyu muhango wo kwakira ndetse no gusengera Yahawe ku nshingano z'ubushumba. Turagushima ko umuhango wawuduhaye kandi ukaba wagenze neza, icyubahiro ni icyawe. Tugushimiye abashyitsi baje kwifatanya natwe, kandi turagushima n'abakoze imirimo igiye itandukanye, abo bose ubahe umugisha ubagirire neza. Tugushimiye abashumba n'abayobozi batandukanye mu byiciro b'itorero Seyira, ndetse n'abayobozi baturutse mu byiciro bitandukanye n'amatorero atandukanye baje gufatanya natwe, abo bose ubagirire neza, ubahe umugisha. Uwiteka Imana ishobora byose ibahe umugisha kandi ibahe amahoro, mwebwe n'imiryango yanyu mwese. Bibasabiye nizeye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Ubwo rero reka dusohoke muri hangana, dusohoke nk'uko twinjiye. Nitwa Bishop Mutabaruka Aphrodise, nkaba ndi umushumba w'itorero Seyira Community Church. Tukaba dukora mu murenge wa Kimisagara, ariko kugeza ubu tukaba dufite amashami ageze ku 10 akorera mu turere dutandukanye. Seyira bishatse kuvuga iki? Murashaka kubyibaza. Seyira ni izina ry'umusozi wo muri Bibiliya. Okay. Mu bacamanza mu gice cya 3 umurongo wa 26 niho usanga iryo zina Seyira. Hanyuma wavuga community, tukavuga ko twakira buri muntu wese wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza we, ko turi muri community nyine. Mbere na mbere mudashaka kwibaza Seyira Community Church ishingiye kuziye nyigisho, umurongo wayo, amahame principe. Amahame yacu ubundi twizera ubutatu, Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka wera. Hanyuma tukagira indangagaciro zo kwemera icyo Bibiliya ivuga cyane. Ibindi wenda bishobora kuba ari detail, kuko dufite igitabo cy'imyizerere tugenderaho kigenda gikora kuri buri rwego rwose rubarizwa muri Seyira. Ariko iby'ingenzi ni ibyo ngibyo. Kuri iki cyumweru cyo ku itariki ya 21 mu uyu mwaka wa 2023 muri iri torero mwungutse abakozi bashya, reka bariko mvuga n'abashumba murimo mubasengera. Hari ibyo mwabasabye ndetse mubabwira yuko nyine bagomba kwemera kuba abagaragu babo bashinzwe kuyobora, kandi koko nyine nibyo. Uyu muhango wo kwimika abashumba, imbamutima zanyu nizihe nyuma yuko mubonye yuko mwungutse abandi bakozi bashya? Murakoze cyane. Mu by'ukuri tunejejwe cyane nk'uko muri gahunda y'umurimo w'Imana tugomba kugerageza kongera abakozi. Ubu rero urumva ko nk'umushumba mukuru ndanezerewe kubwo kubona abandi bantu Imana yahisemo, ndetse n'itorero rikabemeza, kandi by'umwihariko tugasanga ari abantu bafite mu by'ukuri ubunararibonye ku murimo w'Imana. Nk'uko mwabyumvise turimo tuvuga CV zabo cyangwa se ibijyanye n'irangamimerere ry'imirimo bagiye bakora ahantu hatandukanye. Aha rero tukaba tunejejwe no kubakira. Ikindi kinejeje ni uko twakiriye abantu bafite ubuhamya. Hari igihe rimwe na rimwe ushobora kwakira abantu bifuza cyangwa se baje gufasha mu itorero bari mu muhamagaro, ariko ugasanga ubuhamya bwabo burasa naho butameze neza. Twashimye Imana rero ku bwabo,
kuko twagerageje kuganira nabo ndetse tugerageza no gukurikirana aho bagiye baba dusanga bafite ubuhamya bwiza bakaba baje no kugira ngo badufashe kwaguka mu by'ukuri kuko cyane ko twebwe turi n'itorero ritaramara igihe kirekire. hari icyo yarabaje mwabasabye iki mwababwiye iki itorero ryabakiriye gute abakristo babakiriye bate muri rusange ikindi gikuru mwabasabye iki misiyo bahawe misiyo bahawe irimo uburyo bugeze nko kuri butatu. iya mbere niyo gukunda abo bayobora, iya kabiri ni ukugira indangagaciro ziranga umushumba hano mu gihugu cyacu, indangagaciro zirimo gukunda igihugu, zirimo gukunda abo uyobora, zirimo no kubitangira ndetse no kubakorera. Hanyuma icya gatatu nicyo kuba nabo ubwabo bagomba kumva ko umurimo bagiyemo ari umurimo wo gukorera abandi. hari ikintu mwakomejeho, leta y'u Rwanda isaba yuko abayobora amadini cyangwa abayobora abakristo bagombye kuba ari abantu bafite impamyabushobozi barabyize. Mwebwe rero twabonye ubwo mwarimo mwerekana abashumba bakorera umurimo w'Imana muri ayo mashami yagize iri torero, mwagiye muhagurutsa babiri mukasobanura muti uyu nguyu yujuje ibisabwa tari kuriya wundi ni umunyamuhamagaro. Ngira ngo mu by'ukuri ni ikibazo ariko kirimo kuvuga ngo felicitation ni ikintu cyiza cyane kuko twemera yuko umuntu ashobora kugira umuhamagaro w'Imana ariko adafite amashuri. Ubwira iki abashumba bandi birenza iri tegeko cyangwa izi gahunda za leta zo kumushumba kuba ari umuntu agomba kuba ari umuntu ujijutse? Ni iki wabwira abantu batekereza gutyo? Wenda jewe ngira ngo mbere na mbere tubishimira Imana ko yagiye ibana natwe muri iyi myaka 11 tumaze. Ubundi nk'uko babibonye toroseyira nyine dufite amatorero amashami 10 kugeza uyu munsi. Buri torero rero rifite abashumba babiri, haba harimo umushumba ushinzwe administration, uwo ngo agomba kuba afite bachelor degree mu bindi, hanyuma akagira post graduate wenda muri theology, cyangwa se akaba afite bachelor degree muri theology. Ubu rero kugeza uyu munsi dufite abashumba bageze kuri 11 bose bafite, bamwe bafite bachelor degree, abandi barimo bakora post graduate bararangiza uyu mwaka hariya muri hari Ikabuga, Eastern African hariya Ikabuga. Abo rero ntekereza ko nka seyira nk'uko wabibonye muri presentation yacu, ntabwo twe tureba iby'umwuka gusa, twebwe tuzana muri development yaho dukorera, mu iterambere ryaho dukorera. Iterambere rero kenshi rikenera umuntu wize, niyo mpamvu twemera umunyamuhamagaro ariko tukamuha umuntu ushobora kumufasha gukora amaraporo no kwigira itorero uburyo rishobora gutera imbere. Yego, mwari muvuze yuko aho bavuye bafite ubuhamya bwiza, bivuze ngo aho bavuye bari bagikenewe, bari bagifite umurimo. Kubakura yo kubazana muri seyira ntabwo byabagoye? Ngira ngo wumvise mu mpanuro twabahaye no mu mpuguro twasomye mu gice cya 16 cy'ibyakozwe n'intumwa. Hanyuma aho twabonye ko Paulo yakoze mu vugabutumwa, yakoze ingendo z'ivugabutumwa zigeze muri 3 ndetse bandika 3, ariko hari ahandi abagiye babicukumbura cyane bavuga ko ari 4. Bivuga ngo rero aba bantu ntabwo ari ukubakuraho bari ahubwo ni ukwemeranwa ko uyu munsi bahamagawe n'Imana kuza gukorera umurimo w'Imana muri seyira. Ni nayo mpamvu navuze ngo runaka uru n'urugendo rwe rwa mbere, uyu ni urwa kabiri, ntabwo twabimenye ejo bashobora kugira n'urwa gatatu. Yes. Niyo mpamvu rero tuteganya ko nta gikomeye kirimo. ntabwo byabatera impungenge? Ntabwo byadutera impungenge nk'uko naho baturutse bitabatera impungenge, kuko natwe dufite aho twaturutse kandi turakorana neza, nta kibazo gihari. Mwari mufite icyuho cyabo mu itorero ku buryo muvuga muti hari icyuho baje kuziba, cyangwa se hari undi murimo mushya cyangwa n'andi mashami mwamugiye kuboherezaho? Ese bazakorera he cyane ku cyicaro cyane muri ayo mashami? Uko itorero rigenda ryiyubaka rigenda rikenera abakozi bafite ubunararibonye n'impano zitandukanye. Mu by'ukuri nkuru ya Pastor Moise uri afite impano zo kuba yafasha muri gahunda z'icyumba, masengesho,
akaba ashobora gufasha abantu mu masengesho, kubafasha mu ijambo ry'Imana kandi rizima. Hanze hari abandi nyine namwe murabizi nimwe mugera henshi kundusha, hari igihe abantu bavuga ijambo rijyanye n'ibitangaza, rijyanye n'ibindi bitandukanye. Ubwo rero nko kuri we aje kuziba icyuho kijyanye n'ubuzima bw'itorero ku bijyanye n'amasengesho. Wabona rero uriya Samweli akaba aje nawe kuziba icyuho mu by'ukuri nk'uko wamubonye mu bintu bijyanye n'iterambere, ariko cyane cyane ku mutungo w'itorero, kugira ngo ashobore gufasha abashumba nabo bashobore kumenya uburyo ki ababafasha mu icungamutungo, uburyo bashobora gukora. Muri ayo mashami 10 mufite abakristo bangana iki? Ni bangahe mwana tuguranye n'ayo mashami agiye? Kugeza ubu ngubu dufite abakristo hagati y'1600 n'1800, kuko hari igihe duheruka gukora igenzura ryo kuri abakristo bacu hashize hafi imyaka 3, ariko ubu abo ngabo bashobora kuba bahari. Tukaba rero dukorera mu karere ka Nyarugenge, ahangaha nyine dukorera mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi, tuhafite itorero, tukagira n'ikigo cy'amashuri cya primaire, dufite abanyeshuri bagera kuri 830. Hanyuma tugakorera no mu murenge wa Jarama, aho naho ni muri Ngoma. Hanyuma tugakorera muri Ruhango, dukora mu murenge wa Ruhango, tugakorera no mu murenge wa Kinazi, aho naho harimo amatorero 2. Hanyuma tugakorera muri Nyaruguru mu murenge wa Kivu no mu murenge wa Ruheru. Umurenge wa Kivu tuhafite maternelle cyangwa se gardienne, ishuri ry'incuke muri gahunda yo kuzuza gahunda za leta ku bijyanye na ICD, aho dufite abana byumba 3 birimo abana 150. Ubu tukaba turimo twubaka ishuri ry'imyuga dufatanije ku bufatanye n'akarere ka Nyaruguru ndetse ku nkunga ya RDB, aho tugiye kubaka ibyumba 6 bijyanye n'iby'imyuga, aho tuzigisha ibijyanye no kubaka, bijyanye na sudire ndetse n'ibijyanye n'ububaji. Tukagira irindi torero muri Karongi mu murenge wa Murambi, aho naho tuhafite itorero. Hanyuma tukagira irindi torero muri Kirehe, aho turimo naho aho tuhafunguye vuba, ariko dufite inyubako yacu n'ubutaka. Hanyuma tukaba turi muri gahunda yo kureba uburyo ki Rubavu naho tuhafite inyubako, turimo duteganya ko tuzatangira tukora ibikorwa byo kwigisha, ko ari abadamu benshi bakeneye kwigishwa ibintu bijyanye n'imyuga, ariko nyuma tukazagura n'ubutaka bwo kugira ngo tuhashyire itorero. Kugira ngo kugeza uyu munsi ni ayo matorero dufite. Turimo tugana ku musozo, turi mu gihe cya Pentecote cyangwa abakristo bitegura kwizihiza Pentecote. Kuri Bishop, Pentecote kuri mwe ni iki? Abakristo mu kuyizihiza neza bagombye kuyizihiza gute, mu buhe buryo? Kuyizihiza neza, icya mbere ni ugufata umwanya munini wo kongera kubana n'Imana, no kuganira nayo umuntu ku wundi ku giti cye, kugira ngo ashobore kongera kwisobanukirwa niba akiri muri wa murongo Imana imushakamo. Ahangaha urabizi ko no kuvuka kwa Pentecote, uribuka ko intumwa zabanje guhurira hamwe, zigira igihe cyo kwitunganya, gusenga, kuganira, ndetse no kugerageza kureba hagati yabo ni iki kitagenda neza. Ubwo rero kuri twe nk'itorero dufite amasengesho y'iminsi 3 azatangira kuwa 4 akazasozwa ku cyumweru, aho buri mukristo wese icya mbere ari ukwitekerezaho no kongera kuvugurura umubano we n'Imana. Icya kabiri ni ukongera kwibutsa abakristo ko Umwuka Wera agikora, kandi ko impano z'Imana zigihari. Hanyuma icya gatatu ni ugushimira Imana hamwe yaduhaye uwo mwuka udushoboza, utwigisha, udutinyura, udukomanga, uduha kwihana igitondo n'ikigoroba. Murakoze cyane. Murakoze. Kumwe na Pastor Moise, ikaze cyane kandi felicitation. Murakoze cyane. Ngira ngo nubwo bwa mbere wambaye ako kantu ufite mu ijosi. N'ubwa mbere. Uti ubwo washimaga Imana rero umaze kwimikwa, uti risezerano ryari rimaze imyaka 26. None rirasohoye rero. Imba mutima zawe nizihe kuri iyi nkoni y'ubushumbu hawe? Imba mutima ni ugushima Imana
bw'imirimo ikoze ariko kandi no guhagarara mu isezerano kugira ngo ibiganza by'abakuru twarambitsweho biduhesha ku gaciro n'iyo nkoni ya gishumba bikomeze guhamywa n'imirimo ndetse n'ibikorwa tuzakora byiza bigaragaza ko koko tuhagaze mu muhamagaro. Twumvisha ubwo baguhaga inkoni y'ubushumba, hari umuntu niba yavuga ngo ni imitongero mitagatifu cyangwa ibintu ugomba kubahiriza, ibyo ugomba gukora, ntaho wageze uvuga ati burya bya bintu birakaze, wumve ugeze mwakoba ukuntu umuntu ashobora kubitekereza. Wenda hari indahiro numva abashumba barahira ngo mbageze inteye ubwoba bani amaye kwemera kubanga abagaragu baba mushinzwe n'ibindi byose bya bintu umushumba numvaga akubwira. Urumva uri tayari yo kubishyira mu bikorwa neza? Wari usanzwe uri umwevangeliste ukora ariko nta ndahiro ziguhambiriye cyane nk'izo noneho ubu ngubu warahiye? Kiriya nicyo kigutandukanya n'ubundi n'umwanya wari urimo. Kiriya kigomba kubaho kuko buriya no kugira ngo tunambe kuri Kristo nuko hari uko twamurahiye. Bityo rero indahiro yo ni ngombwa, ugomba kuyirahira kubera ko niyo ugeze no mu gihe bikomeye cyangwa cy'urugamba ugomba kwibuka ko warahiye, hanyuma ukarwana neza kugira ngo aho ngaho naho Kristo ahabwe icyubahiro. ADEPR uvuyemo ni ubuhe butumwa wayihereza cyangwa abakristo wari usanzwe ukorera Imana mu itorero rya ADEPR? Ntabwo bishatse kuvuga ko n'ubundi uretse gukorera Imana kuba ugiye mu rindi torero ndetse ugahabwa inkoni y'ubushumba, ariko hari ibintu byinshi biba bigenda bivugwa tutari buze gusubiramo cyangwa kubaza ngo ubivugaho iki, kuko ntabwo ari mu bucamanza cyangwa so umwanya wo kugira, ahubwo ubutumwa wabagenera itorero uvuyemo nibyo bishobora kudetermina nyine ko usezeye ku mugaragaro. Murakoze cyane. Ubutumwa bwa mbere ni ukubashimira. Byongezeho byose bikesha itorero niryo ryandeze, rinyigisha buri kimwe cyose, rinyigisha gusenga, rinyigisha ibikwiriye, rinyereka n'ibidakwiriye ntakwiriye gukora. Rero itorero niryo gushimirwa. Itorero rya ADEPR niryo ryankoreye ibyo byose, hanyuma ndarishimira abakristo baryo, ndabashimira bene data, kandi numva ntago ngiye mu kindi gihugu cyangwa mu bundi butumwa, numva n'ubundi ndi kumwe nabo kuko umwami twizeye n'umwe n'ubutumwa twamamaza ni bumwe. Nta kindi navuga kuri icyo ngicyo. Bitangira umuhanzi, aka kanya indirimbo zawe rwose ni nziza, he n'abantu bazikunze ndetse na bya bigo by'itumanaho bizishyiraho abantu bakazitabiraho. Ubaye umushumba, aka kanya ya mpano yawe yo kuririmba benshi bavugaga bati tuzongera tumubone, biraza kugenda bite? Ahubwo ngubu nibwo igiye gukora neza kuko igiye gushyigikirwa n'amavuta ya ariko numvisha n'umushumba babwira ko umushumba mwiza agomba kuba ari umwigisha w'ijambo ry'Imana ariko anaririmba cyane rwose. Ubu hari n'indirimbo ziri muri studio nk'ebyiri nshyashya. Urumva rero indirimbo zo kuririmba n'impano ahubwo ifasha ko umuntu yigisha ijambo ry'Imana ahagaze mu mwanya mwiza, kuko umwanditsi arabivuga, uririmbye abasenze kabiri. By'umwihariko ngiye ndigarukira ku bakristo bawe wari usanzwe ushumbye cyangwa se wari usanzwe uri umuyobozi wabo hariya ku mudugudu wa Nyakabungo. Nganira nabo bambwiye ko bacitsemo igikuba bumvishe iyi nkuru. Abandi bavuga ko bibagoye kubyakira. Ni ubuhe butumwa by'umwihariko wabagenera muri paruwasi ya Gihogwe ku mudugudu wa Nyakabungo aho wabaye igihe wabaye urakizi? Hari na bamwe bavuga ko icyumba kigiye kwimukira hano cyo kuwa kane gihuye n'umunsi wo kuwa kane n'ubundi mwari musanzwe musengeraho. Ni ubuhe butumwa wabagenera? Ni coincidence se? Ni ubuhe butumwa wabagenera muri rusange? Ikibazo mbajije gisa n'igikomeye ariko nta nubwo gikomeye kubera ko icya mbere umwanditsi yaravuze ngo byose bikorwa ariko muri gahunda. Icya mbere ni gahunda. Icya kabiri ni bakuru twabatoje ijambo ry'Imana, barakura bamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, barabaturwa, kandi ubwo batakiri mu bubata no kumurikirwa n'umucyo warabamurikiye ntago bibagoye, nta gigoranye. Ikindi kandi kuko ntagiye kunywa urwagwa n'ubundi nta kibazo.
n'ubundi wari ukeneye kuruhuka nzakomeza kumufasha, wari ukeneye inama nzakomeza kuzimuha, kuko n'ubundi niyo mpamvu ntabashije kugenda mvuga ngo mukristo ngusezeyeho, ko numvaga ntaho ngiye, n'ubundi ndi mu mwanya wo gusengera abantu b'Imana no gukora, ahubwo ndi hano kubera impamvu z'umuhamagaro wo kuvana hano ukakujyana ahandi, kubera ko n'ubundi itorero ryari ryarampaye n'ubundi rwandiko rw'umuhamagaro, kandi umuhamagaro ntugira umupaka. Umuhamagaro rero niwo ndimo kandi numva ntazawutezukaho. Ikindi abakristo bo nta gikuba gikwiye kubacikamo, bakacitsemo igikuba uko naguye cyangwa naguye mu byaha, kandi nabwo nticyacika kuko Kristo ari ku ngoma. Bafite n'abandi ba Pawulo, bafite n'abandi bazaba ba hafi, kandi nanjye ntago ngiye kure yabo, nzabafasha Imana izashoboza, ariko kandi numva nta bikomeye birimo, kubagora kubyakira nuko twabanaga neza. Niyo mpamvu rero umuntu wese yagukundaga akabona ubaye nk'ujya hirya ye gatoya, yumva wenda hari ikibaye, ariko burya nta gikomeye, harimo umugambi w'Imana muri byose. Dusoza, uyu muryango mushya ujemo bo bakwakire bate, bakwitegeho iki? Ubutumwa nabaha nuko n'ubundi nk'uko nabanaga n'abandi neza, tugakorana neza, nje kugira ngo n'ubundi dukomezanye kandi mu rugendo rujya mu ijuru. Intego mfite niyo kwamamaza Kristo no kugira ngo abamwemeye bose bagubwe neza kandi bongerwemo imbaraga. Nkaba rero nababwira ngo icyo banyitezeho ni ukubabwira inzira ijya mu ijuru, kugira ngo Kristo azadusange turi itorero ryuzuye kandi rikwije ibyangombwa by'umugeni. Murakoze cyane. Amen.